mvanga muri rwa rugunguru n'ibiki, amfata nyweye igikombe kirimo isukari gusa nyweye kugira ngo ndeke ipere, ntigeze nananywe ndeke ipere imbaraga nakoresheje. Aranyirukana, anyirukanye. Kamere y'umuntu n'umwanzi mubi kuko Satani ntiyabona hatura kamere yawe itamuhaye icumbi. Imana ni igitangaza. Reba gakondo yawe ahantu hatageraga imodokari, none aho uri uhagezwa n'indege. Ubwo buryohe bw'ijambo ry'Imana ntabwo bwigeze buvamo nari mfite icyo gihe nyisoma. Uyu munsi ninjya kuyisoma sinumvemo uburyohe, sindi bugire ikibazo ko Bibiliya iri ifite ikibazo, ahubwo njyewe utakiri kuryoherwa muri bwa buryo. Fata ibyo bihe bya none biri kuguhuma amaso, ubiye amateka y'ibihe byashize, ubibwire ngo hari Imana nabonye. Hari abari bamaze 12 bashatse batabyara barabya, namwe muri mwe murabahamya b'imirimo Imana yakoranye natwe kandi n'uyu munsi. Ushaka kubaho nk'ikivume yiteranya n'igihugu aho kugira ngo igihugu kikwirukeho, wakwihangana ukakirukankamo. Aho kugira ngo itorero rigutenge, we wakwihagarika bakakubura ariko bataraguciye. Umuntu wahamagawe udahari ukamubona aho uri ari gukorera Imana, wimurwanya kuko ntuzi ko yahagurutse. Wikwiteza umuvumo niba utemera ibyo byihorera, unaceceke wigendere. Hirya y'ibyo ni Satani atabwirije, hari ibindi umwuka afite ari bukubwirize. Wikonfirima Imana wiyikingiraniraho. Hari abantu mujya mumpamagara mugira ngo ndabashyigikiye, nge ntabwo mbashyigikiye, ntabwo ndi kuri kote yanyu. Ngo hari umuntu w'Imana wanyatse amafaranga wayamuhaye, ko ari we wamuhamagaye umusaba umwanya we. Ibi ngibi mwirirwa muvuga ngo uriya ngo kwa ruriya rusengero ngo umupasiteri waho arakennye, ngo ndajya hariya niho umupasiteri waho akize. Akennye iki? Ubutunzi ushaka ni ubuhe? Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje. Mugira amahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Ni Aniseti niyo mugabo, hano ni ku Ijwi ry'umukanguzi nk'ibisanzwe, ndi kumwe na mwene data Jeanne Kwizera, kandi namwe turi kumwe. Mbishimiye Imana. Dushimiye Imana ihoraho iduha uko bwije n'uko bukeye umugisha wo kuba mu Mana, ikagenda idusobanurira kandi twigisha ibyanditswe byera kugira ngo dukure Imana mu nyuguti bihinduke ubuzima bwacu. Imana ishimwe. Twagiye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye, muri baza nawe, muri menya nibi, hanyuma hari ibiganiro bimwe na bimwe dusobanuza ibindi kugira ngo turusheho kumva. N'uyu mwanya ndagira ngo tuganire kuri menya nibi, ariko tumeze nk'abakonkiriwa cyangwa nk'abafata conclusion y'ikiganiro twaganiriye gusoma Bibiliya, uburyo bwatuma usoma Bibiliya ukayumvamo Imana, ukamenya Bibiliya mu buryo bwo kuyisoma. Hari abantu bagiye batuganirira bakatubwira ngo Bibiliya ndayisoma ngasinzira, nayisoma sinumva ibyo ivuga. Ubundi iteka ryose murihangana dutangire muri ubu buryo. Gusenga duhora dusenga, kandi ijambo ry'Imana nayo ni amasengesho, nta kibazo, ntihagire umuntu byicisha doctrine. Hanyuma ndagira ngo mbabwire iki. Ubundi niba hari ikintu dusobanuza Bibiliya, dukwiye kwisobanuza ubushake bw'Imana. Ariko nidusobanuza Bibiliya situwasiyo turimo, ntabwo Bibiliya tuzayumva, ahubwo tuzumva amarangamutima yacu mu nyandiko y'Imana, bitume tudahura n'intego y'Imana mu byanditswe byera. Kuko iyo dufite amarangamutima yacu tubumbura Bibiliya tukarya manu. Reka mfatikanye namwe kurya manu. Sinzi niba mbasomera umurongo wa kangahe. Ndakwinginze kugira ngo tuganire, ushatse wawuhitamo nkawugusomera, cyangwa wowe ubwawe ndakubwira igitabo duhisemo. Ninkubwira igitabo duhisemo urahita wumva ijambo wahisemo uko rimeze, mbona uburyo nkuganiriza. Ubundi nituzajya tuganira nk'abari kubabwiriza, uretse ko naba nibagiwe ko nanjye nibwiriza ko Bibiliya iyo dusomye ijambo ry'Imana ngo tuganire, ntabwo ari mwe mba ndi kubwira gusa. Kuko muri iri jambo ry'Imana ikiganiro cya mbere habanje narababwiye ngo twe kwigira Bibiliya kugira ngo tuzayigishe, ahubwo twigire Bibiliya kugira ngo itwigishe, nimara kuduhindura duhinduke abigisha b'ijambo ryaduhinduye. Bizatuma dutanga umumaro, dutanga impinduka twabonye, dutanga icyo turi cyo kuruta gutanga ibyanditswe. Kuko ibyanditswe bihora byanditswe, ariko icyo turi cyo kitugeza kuri Kristo, ko duhora duhindurwa bashya muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Rero nimbivuga nk'abantu bari kuganira, ibi turi kuvuga ukabihindura ibyawe, nkunda
kubivuga ndetse nanakoresha ikinyarwanda kindi nuko mba nanga kugusha kamere z'abantu, ariko ni ishyano, ni amabara, ni amahano guhura n'umuntu akakubwira ngo amamega yanjye warayamaze kubera nguha viyuzi ya buri gihe. Ni ukuri nta viyuzi yanyu nshaka. Niwumva nta kijambo ry'Imana rikumariye, funga telefone yawe cyangwa mashine cyangwa sikirini yawe, ntutujoyininge, ntacyo byatumarira. Kuba twakuganiriza ijambo ry'Imana wumva uri kuduteza imbere, wumva ari viyuzi uri kuduha, njyewe ntacyo mbyungutsemo. Hari abantu bahita bandika amakomenti ngo yego ngo na bizinesi bibamo, dufite ahandi twashora, n'uyu mwanya dutanga dufite ahandi twawushyira, bikabyara ubuzima, ariko ntitwakunguka amakamba angana nayo twunguka twababwirije ubutumwa bwiza. Kuko uyu murimo wa Kristo ntuvamwe ibifatika cyane ko n'ababitanga babiherekeresha agasuzuguro gahinyura amavuta n'imvune by'uwo babihaye, bigatuma rero iby'indamu tubireka kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza, turusheho gusobanukirwa no gusobanura Kristo, abantu tumwumve kandi tumwumvisha abandi. Imana ibaha umugisha. Rero nari mbabwiye ngo tekereza umurongo, mbabwire igice, noneho umurongo utekereza muri icyo gice wowe ugenda uwisomere. Birashoboka ko njye ntari buze kuwusoma kuko sinzi uri buhitemo, ahubwo ugenda uwisomere kugira ngo tuganire nawe. Banza ubundi kwanza uganiriza amarangamutima yawe, uyemeze ko Imana itagendera kuri ayo marangamutima. Wemeze amarangamutima yawe, uyabwire ngo ntabwo uhwanye no gushaka kw'Imana, ahubwo amarangamutima uyabwire ngo niba udabanye no gushaka kw'Imana, ugomba kubaho mu buzima bujyanye n'ubushake bw'Imana. Imana ishimwe. Nta mwanzi n'umwe tugira mu isi, mumbabarire nkoresha iri jambo, ndetse na Satani si umwanzi wanyu nk'uko kamere y'umuntu iri. Kamere y'umuntu ni umwanzi mubi kuko Satani ntiyabona aho atura kamere yawe itamuhaye icumbi. Nta muntu wakugomera udafite Satani y'ubugome muri wowe, kuko niyo akugomeye biba bimeze nko kumena amazi ku rutare. Niyo akugomeye biba bimeze nko gutogosa icyuma ugira ngo kirashya nk'ikirayi. Ni ibintu bidashoboka. Bimeze nko guteka urutare ntirwashya, ntabwo bikunda. Bimeze nk'uwahinga amazi mu murima ashaka ngo amere, ntibikunda. Zibyo kamere yawe banza uyitoze kubaha Imana, noneho mu byanditswe byera ushakemo ubuzima bugomba kuguha impinduka kuruta uko wowe ushakamo ikintu kibana nawe mu mpinduka urimo. Reka turye manu nk'uko nari mbibabwiye. Njyewe ndasoma ku murongo waho wa 7, sinzi igice n'igitabo ariko ndasoma umurongo wa 7. Umurongo wa 7 ujemo mu buryo butatu. Ni igitabo n'urwa kabiri, n'urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye ab'Ikorinto. Ni igice cya 4, icya 5 n'icya 6, harimo imirongo 7. Yose ndayisoma. Wowe wari wibwiye ubuhe murongo? Uwo nawe uwusome. Noneho umurongo wa 7 mu gice cya mbere haravuze ngo ariko ntidufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twebwe. Amen. Hano mu murongo wa 7 w'igice cya 5 ho haravuze ngo nk'uko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Ariko Imana ni igitangaza. Umurongo wa 7 wo mu gice cya 6 haravuze ngo tuvuga ijambo ry'ukuri dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso. Reka tuganire ukurikije situwasiyo urimo. Ijambo ufashe niyo manu wari uri kurya. Njye ndi ku ijambo rivuga ngo uburyo butuma tubwiriza ijambo ry'Imana cyangwa dusoma ijambo ry'Imana tukaryumva tugakuramo impinduka. Ubwashize twabonye intambwe enye. Kurya manu bibwiriza amarangamutima. Kurya manu bibwiriza amarangamutima kandi bijyana n'amarangamutima. Ariko mu by'ukuri hari ikindi Bibiliya ivuga kuri ibi. Hari ibihe Bibiliya igeramo, mu mbabarire, hari ibihe tugeramo tutemerewe gusoma Bibiliya, ahubwo tukaba dusabwa gusenga. Ahubwo muri bwa buryo bwo gusenga Imana ikatwubaka ku rwego bwa buzima bwahungaga ijambo buba bwubakitse, noneho tukajya gushakira urufatiro rw'imibereho yacu muri rya jambo ry'Imana.
iki gihe ni ikihe? Igihe cyose uba wumva uri gusoma Bibiliya ntuyumve, simvuze ngo komeza uyisome cyangwa rekera kuyisoma, ahubwo urasaba gusenga kugira ngo wongere ukore restoration, wongere wirestore, wongere wisane muri wowe, wongere ubusanitse, wumve wubakitse, urwego rutuma amasengesho yawe agutransforma, yongera kugucura, yongera kuguhindura, yongera gutuma uba icyaremwe. Kuko hari situation ugeramo wapfukama gusenga bikanga, wasoma Bibiliya ntibyemere. Muririmbyi aravuga ngo noneho ririmba, kuko iyo uririmbye uba usenze kabiri. Ndagira ngo mbabwire, nta gihe na kimwe umukiranutsi ageramo ngo abure icyo akora cyatuma yumva Imana. Senga, niba gusenga byanze, ndabyemera ko hari igihe tugeramo amasengesho akanga, wasenga ukabura icyo usenga, aho gusenga ukarira. Noneho soma ijambo ry'Imana. Niba nabyo byanze, ririmba, Imana ishimwe. Niba kuririmba byanze, ongera wibuke amasezerano wagiranye n'Imana, Imana ishimwe. Ongera wibuke amasezerano, hari icyo Imana yavuganye nawe. Nubura ibyiringiro, subiza amaso inyuma urebe aho wanyuranye n'Imana. Nshuti y'umusaraba, nubura ibyiringiro utekereje iby'Imana yasezeranye nawe, ukabura ibyiringiro utekereje iby'Imana yagukoreye. Kuko mu by'Imana yadukoreye harimo ibyo yari yavuze n'ibyo yakoze itavuze. Haleluya! Iby'Imana yakoze itavuze bikwemeze ko n'ibyo yavuze izabikora. Bikuremo umutima uburyo butuma utaba umwanzi w'Imana. Siniyumvisha ko ushobora kubura uburyo uganiramo n'Imana. Noneho igitangaje, igihe wasenze amagambo agashira kandi utari mu mubabaro, Imana nibwo ishaka kuvuga. Wakwibaza ngo navuga iki? Hamya Imana, yibwire ngo uri Imana yera, nushaka ntuvuga ibindi. Uyibwire ngo urera kubw'iyi mpamvu. Bwa mbere urera kuko Igorigota wahahinduye ahera, hari inyabihanga ku gasozi k'ibivume. Bwira Imana ngo urera ku rwego urupfu warukuye amenyo urusigamo aho tuzambarira umubiri utabora, umubiri ubora ukawujyana. Wowe ririmba imbaraga z'Imana, uyibwire ngo urakiranuka, ukuboko kwawe kugira umuhanda, waremye inzira ku nyanja itukura. Uyibwire ngo urera, ni wowe uzimya umuriro kwa Nebukadineza warabikoze. Uyibwire ngo urera, uzura uwapfuye kwa Yahiro twarabibonye, Inayini fata amateka y'imirimo y'Imana. Toberia enima sedrai penosa nima engesaini moria. Fata amateka y'imirimo y'Imana, uganire n'ibihurimo, ubibwire ko ufite Imana, kugira ngo ubwire Imana ko ufite ibibazo. Imana ishimwe. Hari ibintu Imana yadukoreye. Abisirayeli barabyanditse ngo yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Hari ibintu Imana yadukoreye, ni ukuri hari ibintu Imana yadukoreye. Imana yadukoreye ibintu bitangaje byinshi, imirimo. Reka twibukiranye gatoya, wenda ngere naho nza kuza kugera ku ntego y'icyo nshaka ko tuganira. Kwera kw'Imana wakuburiraho ushingiye inshuro wariye uburozi, ntupfe. Imana irakiranuka. Reba gakondo yawe ahantu hatageraga imodokari, none aho uri uhagezwa n'indege. Imana ni igitangaza. Reba uburyo wambaraga, nta kenda k'imbere, nta karega, nta uri ku karubanda, uri umukobwa w'inkumi, uvomera mu kibindi kimeneka kikamena nayo kivomye. Kwera kw'Imana kwakoze imirimo. Imana yakoze imirimo. Imana yakoze imirimo. Hari ubuzima twabayemo, ndi kwanga gutanga ubuhamya bw'imirimo runaka, mu mbabarire. Ndi kwanga gutanga ubuhamya bw'imirimo runaka kugira ngo nawe uganire n'imitekerereze yawe. Hari ubuzima twabayemo bukira tudafite ishusho y'uko buri buke, tudafite ishusho y'uko buri buze gucya, tutazi ngo biraza kugenda bite muri iryo joro. Ukabyuka usanga ibyatsi baraye bavuguta babitaye mu miryango y'iwanyu, babakagiye bagize bate. Imana nyir'imbabazi irambura ikiganza, iturenza ubwo buzima n'iyo mibereho, itugira abantu bafatika.
ibuka iwanyu mu rwuri waziritse ihene kugira ngo umenye aho ihene iri, uvuye mu muruho n'imihangayiko ukagenda uhebeba kugira ngo nikumva nayo ihebebe umenye aho ikura. ariko mana we ibuka ibitotsi bya nijoro utaryamaga ngo uruhuke, isake yararaga munsi y'urutara wabagamo yabikaga utarasinzira. ibuka imbaragasa yo mu gutwi, imbaragasa yo mu gutwi nijoro ikakujaragata. ibintu ndabyibutse ni ukuri kw'Imana, ariko Imana yarakoze bera b'Imana. uzi imbaragasa yakugiye mu gutwi ijoro ryose ntusinzira, kandi igitangaje ivamo mu gutwi mu gitondo bukeye. ariko muvandi, uzi imvunja urarusereta ukuguru ku kirago. ariko mana we waraturengeye, ariko mana we waraturengeye. ariko nawe nyine ibaza, hariho utuntu ngiye nibuka, mu mbabarire nyine twiganirire. uzi ko hari abana babonaga umuceri kuri noheri bakabanyuza mu misoto hagati y'igiti bakabyiga kugira ngo umuceri yariye, ugasanga umwana yambaye agapira gacika hano kunda kuko niyo ikora muvoma ntubyibuha, ariko indi irabyimba agapira kakazacika ugasanga indi hanze. ariko Mana nyagasani, kwirirwa twikuruza amakabutura yaracitse. Imana igukura ahantu hasa hatyo mu buzima butagira ishusho, ku buryo nta w'isi wari kugushakiraho umukiro, nta mutware wari kugutora nk'umukandida wo kuba na mutwara sibo. uyu munsi uri mu nteko, uri muri sena, wicaye mu pariyamenti, uri mu gihugu runaka, uri he na hehe, nshuti y'umusaraba. ibyo bihe ntiwabifata ukabihindura histoire, ukabihindura amateka, uganiriza igihe cya none koko. ariko hari inzu bitaga Rarukwepa, igitonyanga kimanuka ugacungana nacyo ugahita ugihunga, ukagihunga kikagwa uganagura aho kiguye ibasukara. hari n'abararaga bikoreye amabase, hari n'abagendaga bateze amabase aho none uyu munsi ibihe ugezemo nibyo ubuzemo icyo uvugira Imana. fata ibyo bihe bya none biri kuguhuma amaso, ubihe amateka y'ibihe byashize, ubibwire ngo hari Imana nabonye, natambukanye n'ukuboko kw'Imana. nigeze ahantu ntuye mu mudugudu witwa Ngaruyinka, mu kagari ka Murama h'umurenge wa Kinyinya, mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. hakurya ya Ngaruyinka hari umudugudu uhari hakurya, apana iburasirazuba, umudugudu uri iburengerazuba bw'umudugudu wa Ngaruyinka, bahita mu Rugarama rwa Gacuriro. narahabaye munsi muri uwo mudugudu w'Urugarama rwa Gacuriro, hari ahantu habaga ibiti by'amapera, aho bitaga kwa Mbanda. noneho hari n'ahandi twitaga muri Edeni. nabayemo maze kwakira agakiza, narahamagawe, ntunzwe n'amapera nahindura nkaba ntoraguye avoka ihiye, kandi mpaba mbwiriza ubutumwa bwiza. ubu igihe nzageramo gituma nziheba, nkibagirwa ko natunzwe n'ipera ibyumweru 2, nkibagirwa ko nanyweye ubushera ndapfa. n'ubwa mbere nari nyweye ubushera, ariko nari mfite inyota, nshonje, nsaba ubushera. babumpaye ku mugabo n'uyu munsi aracyaba mu Karambo ka Gacuriro, aho bita umudugudu wa Karambo, niko bahitaga, kwa Sebiroro. mwihangane kumuvuga, wenda amusori niho acururiza, yarahacururizaga. n'uwo munsi habagamo umusore witwaga Nshimiye, hano hakurya y'aho ntuye, ampa ubushera ndapfa. ubu inyota nzibagirwa, inyota nzageraho nzayiha amateka y'uburyo ubushera bwica umuntu abunyweye atabuzi. n'ubwa mbere nari nyweye ubushera, ni nabwo bwa nyuma nabunyweye. icyo gihe nagiye gusaba akazi ku muturanyi atuye mu Rugarama rwa Gacuriro, simuvuga izina ko si ngombwa, njya kumusaba akazi ahantu yakoraga inzoga z'ibikorano zo kuvanga. yaravangaga isukari mu mazi y'ingunguru, akavanga n'ibiki, akavanga agacanira inzoga ikavamo. niriwe mvoma ndanavanga inzoga, mvanga muri rwa rugunguru n'ibiki, amfata nyweye igikombe kirimo isukari gusa, nyweye
kugira ngo ndekipere ntigeze nananywe ndekipere imbaraga nakoresheje, aranyirukana. Anyirukanye ndataha njya muri cya gishanga n'ubundi nsubirayo, ndaharyama buracya. Nahavuye njya Kibagabaga aho bita mu Myembe, inzu twabagamo umuyaga urayitwara, imvura irayisakambura, tuyiryamamo idasakaye. Uba amateka y'igihe cyashize nayo kubwira igihe cya none nkakibwira nti genda gake na mwene wanyu yarabanje. Hari aho twageze turasenga ibiti bigacana, tugasoma Bibiliya. Uyu munsi nta mpamvu yo kumbwira ngo wisenga. Hari igihe amasengesho yakoze ibiti biraka dusoma Bibiliya. Hari aho twagiye tudasenza abadayimoni baravuga. Ntabwo wambwira ngo Imana ntikora, abadayimoni bagenda tutabirukanye baravuga ngo ngaba baraje. Hari abo twasengeye bamaze imyaka 20 batwite barabyara, hari abari bamaze 12 bashatse batabyara barabyara. Namwe muri mwe murabahamya b'imirimo Imana yakoranye natwe, kandi n'uyu munsi turi ibihamya byanyu. Nigeze ngenda nshonje abazi mu mujyi wa Kigali hatarahinduka, hatarazi iyi muvugurire muza hano bitaga kompanyi, hano hafi ya Texirwa kari agasantere karyoshye. Nigeze njyayo nshonje, njya muri kompanyi nshonje meze nabi, mfite Bibiliya na Korani, ndi kugenda mbwiriza ubutumwa bwiza. Mfite Bibiliya. Umuntu arangije arambwira ngo ngwino nkwereke icyo nkorera. Nari maze kuzishyira mu gikapu, soje kubwiriza, antuma kumuzanira amazi kugira ngo ampe ikirayi cyo kurya. Njya kwikorera amajerekani. Ubu uyu munsi atuye mu Ibereshe rya Batsinda. Nagiyeyo soje ndamugana, ariko burya nubwo ngaburiye ndi umukozi w'Imana, reka ngo usabire umugisha. Umugabo we yarafungiye kuri 1930 kandi nta kimushinja. Ndamugana nti ngusabiye umugisha kuko wishinzara y'umukozi w'Imana. Arangije ampa ikirayi, ampa amata, arangije ampa n'amafaranga 2,000. Arambwira ngo nanjye reka ngukorereho umugisha. Ndamugana nzagaruka dufatikanye ishimwe. Icyo gihe hari kuwa 4, manyura kuwa 2 w'ikindi cyumweru, sanga umugabo we yafunguwe kuwa 5. Ahageze aravuga ati baje baransoma sinzi uko byagenze, barambwira ngo ta iyo ni imirimo Imana yagiye ikorana natwe ituma tudakwiriye gutuza. Nigeze nasoma Bibiliya umunsi wose ushira ntaramenya uko byagenze, ngasoma Bibiliya ngaseka, nkuzura umwuka ngaseka, nayo ndi mu Bugesera nasoma Bibiliya Imana inyuzuza ibitwenge ndaseka. Imana impa Bibiliya, nigeze nayisoma amezi angahe ndi ku musozi w'amasengesho, soma Bibiliya amezi 9 ndayisoma ndayisoza amezi 9 buri gitondo nsoma Bibiliya. Ubwo buryohe bw'ijambo ry'Imana ntabwo bwigeze buvamo nari mfite icyo gihe nyisoma. Uyu munsi ninjya kuyisoma sinumvemo uburyohe, sindi bugire ikibazo ko Bibiliya iri ifite ikibazo, ahubwo ngewe utakiri kuryoherwa muri bwa buryo. Ninjye ufite ikibazo, ndasubira imbere y'Imana nyibwire ngo ngere ungire mushya. Wishakira ikibazo kuri Bibiliya, hari igihe uyisoma ubwenge bwawe ntibuyumve. Ntabwo ari Bibiliya itumvitse, ntabwo ari itumvikana, ahubwo n'ubwenge bwawe butumva. Bwira Imana iguhindure wumve Bibiliya. Imana ishimwe. Ubu koko tuvuga iki? Twibuke mu bigo by'imfubyi twitoramo ba papa na ba mama, abana tungana akaba aribo twita ba mama na ba data. Ubu aha niho twagera tukibagirwa Imana. Muzi ikintu kiri gutuma abantu bibagirwa Imana? Narabivuze mu kiganiro cy'ahambere, ndabinginze umuntu warakajwe n'ibyo navuze mufata nk'umuntu utandwanya, ahubwo mufata nk'umuntu utarumva icyo ndi gushaka kuvuga, kuko simbivugira kubarwanya no kubahinyura, mbivugira kugira ngo twese tube ku rwego rwumva Imana kimwe, kuko Imana ni Imana. Imana ishimwe. Ikintu kiri gutuma abantu batumva Imana, first of all, abakozi b'Imana twarabavangiye. Tumaze kubavangira twigira abagaragu banyu, kandi mugomba kugandukira Imana muri twebwe. Bituma musuzugura Imana, kuko ifatiro cyangwa ishingiro ry'ubuzima bwabo mwita abashumba banyu, abapastori banyu, ifatiro ryabwo mubona rimwe mu bigize. Hari umuntu wigeze ampamagara arambwira ngo mukozi w'Imana ngo ntanga 10 guta, arambwira ngo nkigabanya abantu, sinshaka kumuvuga humura, ntabwo muvuga sinabikora ko turabajyanama b'ijambo ry'ubwami, ariko reka dutangura urugero. Ngo ndeba ngo umuntu ngo
ngo ushonje ngo mu bakozi b'Imana akaba ari we mp'icyacumi. Juste ntabwo ari gufata icyacumi nk'ituro ry'Imana, we ari gufata icyacumi nk'ituro ryo gufasha uwagihaye. Ntabwo ituro ari ugufasha uwo uturiye, oya, ituro ni ituro ry'Imana, riturwa Imana, ubu urihaye wikumva ko umufashije kuko n'abaragufashije mu buryo bwo kuryakira. Ntabwo tubyumva kimwe, ariko iyi niyo mvugo ya gikristo, iyi niyo mvugo y'ukuri, niko Bibiliya ivuga. Gutura ntabwo ari ugufasha abo muturira, oya, utumva ngo namufashije, no. Iyo umuntu wemera Imana yo muri we urayiturira. Ibi ngibi mufata umuvugabutumwa ngo yaraciriritse, ngo uyu ni umuhanuzi ngo uciriritse, ngo aracyari umukene, ngo reka muhe 5, ngo uyu ngo ni umuntu ngo uri hejuru, ngo ari mu rwego ruri super. Ntabwo nshaka kuvuga urwego runaka kugira ngo hatagira uwumva ari we mvuze. Wajya guturira umuntu mwita ko aciriritse ngo umuhaye 5,000, undi kuko ari high level ufashe miliyoni urayifasha urayimuhaye. Ni urwego rw'imyumvire ipfuye, kuko uwo wahaye uri hejuru ni umuntu w'Imana wahaye amaturo y'Imana. N'uwo wahaye mwita ngo ari hasi ni umuntu w'Imana nawe wahaye amaturo y'Imana. Ni igisobanuro cy'uko utari guturira Imana, ahubwo uri gutura ukurikije ibyiciro abantu barimo. Ndagira ngo mbabwire iki ngiki: nutura wireberera icyiciro cy'urusengero usengeramo, wireba ibikoresho bihari, wireba smartness ihari, oya, reba ko ari Imana uri gutura. Imana ishimwe. Wireba umuhanuzi ngo inkweto irahengamye, ngo nta kositimu agira, ngo uw'ikote ndamutura 10, ngo udafite ikoti muture bita. Ahubwo nge numva utanafite ikositime, utanambaye ari we waturira menshi, kubwo kugandukira Imana kugira ngo Imana yo muri we imutere ihumure n'abakubera amahoro. Bibaye ari logikomo, bibaye ari logike, ntabwo niyumva mu buryo abantu babana n'Imana, mu buryo bw'imyizerere mu bahanuzi n'abakozi b'Imana buracyapfuye ku rwego ruteye ubwoba. Hari abantu mujya mumpamagara mugira ngo ndabashyigikiye, nge ntabwo mbashyigikiye, ntabwo ndi kuri kote yanyu. Ngo hari umuntu w'Imana wanyatse amafaranga wayamuhaye, ko ari we wamuhamagaye umusaba umwanya we. Imana ishimwe ko ntawe nyaka. Ibi ngewe ndabivuga nshize amanga, kuko muri mwe ntawe nciye w'injozwe, nta n'uwo nabwiye ngo ngurize. Ibyo mbivuze ndi proud ko ibyo Imana yarabirinze. Ariko se ufasha umuntu iminsi 3 ngo tugenda unsengere, iyo minsi 3 si umugati w'abana ari gukorera, hanyuma arashoje utegereje ko akweskoroka. Uwo mutego nimwe muri kuyigusha mu bakozi b'Imana, kuko nabo batagize ubwenge bwo gukontorora no kuba mu muhamagaro wabo. Rero nshuti y'umusaraba, bene data bavandimwe, niba ushaka kubona umugisha, bera umugisha umuntu w'Imana wabonyemo umugisha wawe. Abantu tubana ku mukanguzi dukunda no gusengana amasengesho muri abahamya babyo, niyo mpamvu mbivuga ntikandagira. Murabizi ko hari abantu tujya tujyana muri groupe yo gufasha, reka mvuga abantu tubana muri ministry ya Mumporeze, hari abantu tujyana gufasha. Iyo ukererewe amafaranga yawe ndayareka, kuko ntidushaka amafaranga gusa, dushaka umwanya wawe nawe, tugashaka n'ibyo utunze. Iyo tugiye gusura umuntu wimbwira ngo uramufashije, no, tugiye kuramya Imana mu buryo bwo gukora. Abantu tubana muri ministry ya Mumporeze murabizi, abantu tubana mu ijwi ry'umukanguzi, reka mere nk'umena ibanga nubwo byabaye kuri kamera bitariho. Muribuka umubyeyi twubakiye, abantu amafaranga ashwi kuyatanga wapi, ndavuga ni muyareke, mbonye aho nkorera umugisha. Ntabwo gukora ntabwo ari ibanga rya buri wese. Umuntu wamenye Imana ahimbariza Imana mu mikorere ashingiye ku muntu yubaha. Ariko mureke mbabazi, usuzuguye umuntu w'Imana warangiza ngo ndambikaho ibiganza. Ibyo biganza byo birakumarira iki kandi utabyemera? Kugira ngo amavuta y'umuntu agukorere, banzu yubahe, respect, yubahe. Imana we, nimba ivuga reka nushaka ntiwubaha niseta umwanya wanjye nawe wabaye muki, sibyo? Kuko nawe ni wabaye muki, nushaka ntunyubaha ari. Ariko ubaha abantu b'Imana ushaka mu Imana.
niba ushaka ko umuntu agusengera, mwubaha utagendeye ku gisekuru cy'iwabo, mwubaha utagendeye kuri niveau d'étude, mwubaha utagendeye kuri titre y'umuhamagaro, ahubwo umwubaha ugendeye ko ari ubuturo bw'Imana. Niba ushaka Imana iri muri uwo muntu, mwubahe Imana ishimwe, mwubahe nk'uko natwe twubaha abantu. Hari akagurupe njya gusengamo nkababwira nti sinshobora kuza ntazanye ituro, sindi kubabwira kurinzanira kuko nta gurupe njye namwe duhuriramo. Ibi ngibi bababeshya. Muzasome Bibiliya iravuga ngo bajyaga kwa bamenya bikoreye. Mumbabarire nkoresha iri jambo. Hari nk'umuntu umpamagara akambwira ngo ndagukunda, ngo nshaka kugusura mu rugo. Oya, kuba nkunda ntabwo ari igisobanuro cy'uko tuziranye ku buryo nagushyitsa muri famiye. Reka ahubwo tubanze tumenyane, nitumara kumenyana ndebe kuri umuntu w'umumaro ku buryo nakwegereza abanjye, sibyo? Noneho mbivugiye iki? Niba mba maso kuko buri muntu wese duhuriye kuri social media ntakwiriye kungerera mu rugo, nawe ba maso umuntu wese uboneye kuri social media ntakwiriye kukugerera mu rugo. Banza ugire ubwenge. Ibi ngibi uhamagara umuntu ngo mfite ikibazo nshaka kwatura kuri telefone, no, barabashuka. Genda waturira umutambyi agusengere. Niba ufite itorero, aturira umushumba. Niba huri warigeraho, genda bagusengera. Umuntu dusengera kuri telefone muri ubwo buryo ni umuntu udafite uburyo ashobora kubonamo umuntu w'Imana wamurambikaho ibiganza. Ariko niba wamubona ukabeshya ko ntawe uhari, icyo gikorwa ukoze nticyuzuye, kirahumanye. Rambikwaho ibiganza baguhesha umugisha. Ariko uratinyuka ugasuzugura umuntu utegerejemo umugisha w'Imana. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musange iteka, ntacyo nzamuburana. Niba ubuze imbaraga, senga iteka, sengesha umwuka wera iteka. Uburyo butuma tuzajya twumva ijambo ry'Imana tukaryubaha, d'abord ubaha umuntu w'Imana wari kubwirije. Noneho bwa kabiri, mumbabarire nkora iki kintu nk'ikosa. Ijambo Aniseti yakubwiye wirifata nka confirmation, ntabwo twakonfirime. Na nyuma ya Aniseti hari undi uzaza akarivuga ubundi buryo kandi bwa nyabwo nabwo. Wikumva ko ari njye waguhaye umusozo, wikumva ko umushumba wawe ari we waguhaye umusozo w'ibyanditswe byera. Inyuma ye hari abandi, kuko nurifata ko rigarukira kuri uwo muntu, Imana yawe izaba ingana nawe. Niyo mpamvu mugarukira ku baprofete n'ababishop n'abapotre n'abarevera. Ntabwo Imana igarukiraho. Hirya y'ibyo batavuze haracyari ibyo Imana ishaka kuvugana natwe. Haleluya! Hirya y'ibyo umuhanuzi atarahanura hari indi migambi Imana ifite. Hirya y'ibyo Aniseti atabwirije hari ibindi umwuka afite ari bukubwirize. Wikonfirima Imana wiyikingiraniraho. Kandi amasengesho wasenze siyo ya nyuma. Hirya yo wasenze hari yanjye. Amen. Kugira ngo wumve ijambo ry'Imana rikingurire, ba ouvert, fungura umutima. Amen. Noga, relax kwanza, manuka gatoya. Nibyo ibi ngibi bababwiye ngo umuntu wigisha agomba kuba yarize theology. Nibyo ndabyemera pe, kandi iyo protokole narayikoze. Ariko nyirizina, niba warize theology kumva umuntu uhamagawe n'Imana, hari umwuka w'Imana umurimo, mutega amatwi, kuko muri theology ntiyari mwihishurirwa, harimo ubumenyi. Ahubwo ihishurirwa riba mu mwuka. Uwo mwuka rero nawe ugukoreramo, niba uwugira, akoreye no mu wundi mwitabe. Niba abo umuhamagaro wa mbere batariza amashuri nk'ayo ufite, ni igisobanuro cy'uko uri umunyantege nkeya ku bumenyi wagiye kubwifashisha ishuri. Noneho niba hari umuntu Imana ibuhaye atarabwize, Imana iramukurutishije kuko imusobanuriye ibyo wowe wasobanuje abantu. Wabisobanuriwe n'Imana, ikanagatangaza. Wowe urumvikanisha ko ukomeye kuko wasobanuje abantu, kuruta uwasobanuriwe n'Imana ibyo wowe wabajije abantu.
ariko wowe uherukana n'umuntu wakubwiye ibyo wita ubumenyi, ariko waherukana n'Imana. Mu yandi magambo wowe uravuga ibyo umuntu yakubwiye, none waraza kuvuga Imana mu buryo Imana yamuhishuriwemo, warangiza ukamurutisha inyuguti. Kamudawuni monami, mbabarira umanuke hasi, inyuguti yawe wakuye ku muntu ntiruti ibyo Imana yahishuriye abantu. Manuka hasi wirwanisha ubwenge ngo ubugire intambara, ngo bube inkota yo guhinyura ibyanditswe byera. Oya oya pe oya, niba ari logike reka tuyikoreshe dutekereze. Ubumenyi niba warabuhawe n'umuntu akaguha ubumenyi bw'Imana, hanyuma undi akaza yarabuhawe n'Imana ari ubw'Imana, ubwo umukuru muri ubwo bwami ninde? Ubwo ukwiriye guceceka hakavuga undi ninde? Ubwo mu by'ukuri ninde ukwiriye gutegwa amatwi? Shimiye Imana ko iyo mihamagaro yombi nyifite, mutagira ngo hari undi gusenya. Ariko umuntu utumwe n'Imana ntangana n'uwazanye impamyabumenyi, ntago bangana. Mwige gucira bugufi abantu Imana ihamagaye, nibwo muzarama, nibwo muzarama. Nkunda kubivuga, nubona uri icyamamare, mureke mbibabwira hano ku ijwi ry'umukanguzi, mutabona Aniseti gitondo n'umugoroba mugira ngo na Aniseti niwe mukozi w'Imana gusa. Oya, abo mutarabona niba Imana izigamye kuruta twebwe turi ku karubanda, kuko twe turi ku karubanda Imana itubikira abasimbura twamaze kugera mu kibuga. Mu yandi magambo umusimbura akinana imbaraga kuruta uwabanje. Mureke mbabwire, kandi muri uyu murimo w'Imana nta kamara. Mose yarapfuye, Joshua arahaguruka, Joshua agiye, abacamanza baraza, abacamanza bavuyeho, abami baraboneka, abami bagiye. N'uyu munsi mureke mbabwire, inshuti z'umusaraba, mureke mbabwire, intumwa za Kristo Yesu zarapfuye, ba Aniseti baravuka. Niba se Petero yaravuyeho ukaza, wowe nuvaho ntihazaza undi? Ariko uratangazwa n'Imana ubwayo, Imana ubwayo, Imana ubwayo idakangwa no guhamagara Mose. Abisirayeli bataragera i Kanani, wowe urinde se? Wowe waba urinde? Mureke dusengane Imana kugira ngo wumve Bibiliya. Manura ubwenge bwawe, ni ukuri uri umutunzi, ariko mu byo utunze ongeraho no kubaha Imana. Ni ukuri uzi byinshi, ariko mu byo wamenye ongeraho no kubaha abakozi b'Imana, abantu b'Imana. Bihesha umugisha, Imana ibaha umugisha. Muzasanga Aniseti, muperereze murebe. Ndi umuntu ukunda akarago, nkunda amatorero akiri matoya. Hano muri uyu mujyi wa Kigali mfite ibyo nakwirata abantu nafashe amaboko bari guhaguruka bagashinga amatorero agakomera. Hari ibyo nakwirata abo nabwirije ubutumwa bakaba bashumba uyu munsi bakaba babwiriza abandi. Mfite ibyo nakwirata, mfite benshi nabwirije barahinduka barakizwa. Ibyo nabyo ni ibyirato. Mfite ibyo nakwirata, hari aho nakandagiye musoma, mfite ibyo nakwirata. Ibyo byirato byose nta na kimwe kiruta ko nahindutse umugabura w'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Kandi ubu butumwa ntibudushyira hejuru y'abantu nko kubahonyora. Oya, oya. Imana iyo ihagurukije umuto, wowe umenyereye wicaye, tangazwa nuko Imana ishaka ko nawe akwigiraho, kuko twandika rimwe nyamara n'ijana ribaho, wandika kabiri na 200 gahari. Niba rero umubare wungikana, mwibuke ko natwe turi ingingo zimwe. Nimumanuke muce bugufi twumva Imana mu bantu bayo. Imana ishimwe. Nabibabwiye, wifata Aniseti muziranye ngo nuko umureba kenshi ku ijwi ry'umukanguzi, ninjye witanzeho urugero, ngo nujya kumuturira, nujya kumuha, ngo umuhe byinshi, hanyuma wa wundi wabonye rimwe uvuge ngo akira bike. Niba ugiye guturira Imana, atanga ibishyitse, hereza umukozi w'Imana ibishyitse. Niba ari ituro koko ry'Imana, nta giseke Imana igira, ni ibiganza byabo yahamagaye nibyo biseke by'Imana. Niba ibiseke byo mu rusengero tubigura amafaranga, turabigura tukabiterekamo, kandi ntabwo ari byo bibika amafaranga, akurwamo n'ibiganza byabo Imana yahamagaye. Nta kindi giseke uzabona utaturiye abakozi b'Imana. Ndabibabwiye nshuti z'umusaraba. Aha ni kuri social media, abantu ni benshi. Nibyo, iyo tubabwiye ngo abantu ni benshi, hari n'abumva ibingibi atari ibyabo. Rero uko babitwaye ntaba ari kubitwara, wowe bifate nk'ibyawe kuko nibyo mu rugo rwa so.
n'ibyo mu rugo rwa so ntabwo ari ibya rubanda. Ibi ngibi mwirirwa muvuga ngo uriya ngo kwa ruriya rusengero ngo umupasiteri waho arakennye, ngo ndajya hariya niho umupasiteri waho akize. Akennye iki? Ubutunzi ushaka ni ubuhe? None se niba ugiye ushaka ubutunzi bw'umwuka, koko no kuri uwo mwuka ni umukene? Niba se atari umukene kuri uwo mwuka, wagiye ko ari ushaka. Ariko ibyo mwikompurika ni ibiki? Ko niyo yakena atangana n'umuryango uvukamo. Ubuse yakena ku rwego yaba umukene bingana n'iyo mitekerereze ufite ko ariho ukennye kuruta. Oya, niba ari Imana uturiye, niba ari Imana usenga, wirobanura. Hari insengero zamaze kuba iz'amoko amwe, hirya no hino, utubu bwoko butinjiye ntibivaho. Uyaturuka i Nyaruguru, uyu nguyu niwe uturuka hirya yavuye Uganda, niwe utuyobora, niwe utubwiriza, niwe ugira gute. Uyu nguyu ni uwacu aturuka i Burundi, uyu nguyu ni uwo mu bacu. Reka mbabwize ukuri, iyo si Imana muri gukorera. Muzashingira gukorana n'abanya, ariko ntimuzigera mubona ingororano zo gukorera Imana. Nta Mana y'umunyamurenge ibaho, nta Mana y'umuhutu n'umututsi, nta Mana y'umutwa n'umugande, nta Mana y'umurundi n'umukongomani, nta Mana yanyu ihari personero, ntayo. Hari Imana y'abizera. Murekeraho ibitekerezo nk'ibyo, nimubyicaze. Turamye Imana tudafite imitima ibiri, imitima yacu ye kuzamo konda. Nimureke ubwoko musenge mukizwe. Imana ni y'abakiranutsi, Imana ni y'abizera, Imana ni y'abayiringira. Haleluya! Nimurekere iby'isengero z'Imana, nimuzifungure. Niba zitirirwa Imana mukitambika mushingiye ku moko mufite, muzakinduka, muzakenyuka, kandi ntimuzagira urwibutso mu mirimo yakorewe Imana. Ntimuzagira urwibutso, ni muhungu uwo mujinya. Niba uzi kuri kurwanya umunyamuhamagaro, nushaka uhunge kare. Wimanitse hunga kare niba uwo muntu yarahamagawe n'Imana. Kandi ikintu gitangaje, umuntu wahamagawe udahari ukamubona aho uri ari gukorera Imana, wimurwanya kuko ntuzi ko yahagurutse. Wikwiteza umuvumo. Niba utemera ibyo byihorera, unaceceke wigendere. Gutandukana n'umuntu si ugusebya. Bavandimwe, inshuti z'umusaraba, iyi Mana kugira ngo tuyumve tuyimenye, nuko tubanza gusenya imyumvire yacu ya nyuma cyangwa yo hanze yo gusoma Bibiliya. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Ni umuburo, ni akagaruka mu biganiro byacu. Menya n'ibyo n'ibyo bimenye, nabyo bimenye. Ni akagaruka, ariko ubaha abantu b'Imana. Hari umugabo kumuvuga nta kibazo, yitwa Bisimwa. Yigeze yajya guhanura i Kamembe. Abantu bazi Kamembe hitwaga kwa Hamedi. Arahanura, ari guhanura umuhungu witwa Gasonga. Aramubwira ati ceceka, ibyo ntibyaba. Aramubwira ngo umunsi uwo mutingito wabaye umurambo wawe bazawutoraho. Umurambo yawusanzaho. Si we wenyine, na Bibiliya itubwira abantu bagiye bahanura. Mbabwire n'abandi, umusaza bakuye mu modokari bakamujugunya. Mujye musoma n'ubuhamya bw'abantu. Na Pasiteri Jonathan muramuzi, hari abantu bamuzi. Bamukuye mu modokari, modokari iragenda igeze aho irapfa. Imana ibwira shoferi uti subira inyuma. Ndi kwanga kugenda nivugiraho ibimenyetso Imana yadukoreyeho, kugira ngo bidasa no kwihimbaza kuri twe. Imana yagiye idushingira igiti. Abantu b'Imana, nushaka kuba amahoro no kugubwa neza, reka mbabwire ibintu uzubaha igihugu, wubaha urugo rwawe n'itorero ryawe. Itorero ririmo rusange, ririmo abanyamuhamagaro, ririmo abantu b'Imana. Uzubaha igihugu, wubaha urugo n'itorero. Umuntu ushaka kubaho ababaye ashyira urugo rwe ku karubanda. Ushaka kubaho nk'ikivume yiteranya n'igihugu, aho kugira ngo igihugu kikwirukeho, wakwihangana ukakirukankamo. Aho kugira ngo itorero rigutenge, wowe wakwihagarika bakakubura ariko bataraguciye. Nshuti z'umusaraba, aho kugira ngo wangwe n'abakozi b'Imana, wowe wabanga rwihishwa. Njyewe niyo mbonye umuntu ari guhanura mu muhanda, iyo ndi kugenda n'amaguru, mpita ntega ntaramugeraho, ntinya n'amagambo bavuga mu kanwa kabo, ndayatinya. Ibi ngibi muvuga, hari umugabo w'inshuti yanjye twari turi kumwe mvuye kwigisha muri rancha wa ADEPR Nyarugenge. Uwo mugabo ni inshuti yanjye, twari turi kumwe twegamiye imodokari ye ya Texel. Ni umunyamafaranga, ni umuherwe, ni umucuruzi.
umukobwa araza arahagarara arambwira ngo mukozi w'Imana, Imana ukoreye igukijije indwara. Icyo gihe nari mfite kanseri y'ubura, nari mfite appointment y'abaganga, nari mfite rendezvous ya muganga, ariko mfite gahunda yo kujya kwibagisha mu Buhinde. navuye y'Imana irankiza. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Arambwira ngo Imana igukijije indwara, uzarama kuko wabwirije ijambo Imana yashakaga kuvuga. Twari turi mu ijambo ry'Imana, simpatinda aho ngaho, mu nyumva ikindi. Arangije areba uwo mugabo aramubwira ngo Imana iragushaka kusenga amasengesho y'iminsi 3. Uwo mugabo yakoze mu mufuka, afata utunote 2 tw'ibihumbi 2, aduterera wa mukobwa aramubwira ngo genda unywa amata ndabona ufite inzara. Umukobwa aramubwira ngo abo gufasha ni benshi, ngo uhere no ku mukozi w'iwawe wambuye amafaranga. Umugabo arihenura, arangije arambwira ati njyewe ndo umunyamafaranga, ntawe nambuye amafaranga, nabura icyo muhemba. Kandi koko yari yamennye agateremusi barayamukata, ariko ayamukata Imana ireba. Uyu mugabo arashwira arabyanga. Ntibukeye umuturanyi we bitiranwa akora amahano, afata ku ngufu umukozi. Bamaze gufata ku ngufu umukozi, umuntu wari uri ahantu bagiye kuza gufata uwo mugabo aba arabibonye, ahamagara wa mugabo wari uri ahantu aramubwira uti baraje, umukozi yakureze. Ashingiye kuri ka gateremusi n'amafaranga yamukase n'ibiki, kandi umukozi yari yaramwirukanye, aravuga ati ndapfuye birarangiye. Umugabo yasenze iminsi 3 aryamye ku makaro. Uwo bajya gufatanya mara bari bamufashe kare, asenga iminsi 3 agira ngo niwe ayasenga, yihishe yakwepye, abwira Imana ati ntabara, urabizi ko ntabyo nakoze. Asoje amasengesho, wa muntu aramubwiye yewe burya si wowe narakwitiranyije, nibagiye kukubwira ni runaka twaramutwaye yari yafashe ku ngufu. Ariko 3 y'ubuginga yari ayisenze. Usuzugura umuntu w'Imana ugasengeshwa n'ibibazo utagira. Yerusalemu nikiri kuzira none, yisha abahanuzi yanga kumvira intumwa. Bera b'Imana, niba dusangiye uyu murimo wo muri Kristo Yesu, mureke dusangire no gukiranuka kuri wo kugira ngo tugubwe neza, tuba amahoro. Tuza kuri social media abantu bakabona turi gutera waraza, rimwe na rimwe bikaduteranya n'iwacu. Bamwe na bamwe ngo ntimuzasubireyo, tubafashe nk'ibirara mwagiye. Tukemera kwitanga, abantu bazi ngo mwaduhaye amafaranga ntacyo mutakoze, ariko namwe mushingiye kuyo muduha, ubwo muzayo dutunze uko angana. Shingira kuyo waduhaye uhita ubarura yo dufite. Ubwo dufite angana iki? Ushingiye kuyo waduhaye ubwo dufite angana iki? Ubu abantu bazi ngo mwaradukijije, karabaye kahe? Turakizwa nande? Kabaye kahe? Aha, umurume yacu mve bintaje ihurikire, niko bashi bavuga. Umugabo yumvisha ibya Mose yaranditse ngo nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Amosi igice cya 5:13. Munyemerere dusengana Imana. Mana y'urukundo, Imana y'ineza n'icyubahiro, hari igihe twigeze twacumura ku bakozi bawe, utubabarire. Ducumura ku bakozi bawe washyize hariya ngo babe urubanza. Hari abigize ibikenya n'ibiharabuke ku karubanda kugira ngo babe urubanza ku bantu babibajijeho. Mwami utubabarire. Hari abitwaye nabi, ni wowe uzabahana, ntabwo ari twe. Umusirikari yacumuye ku itegeko ahanwa n'igisirikare, ntabwo urukiko rwa gisivili rumureba. None twebwe twigize abacamanza b'urwego tutayobora. Utubabarire. Niba ari abasirikare bawe, igisirikare cyawe kibakurikirane, twebwe utubabarire. Urubanza rwawe urudukureho. Ibiganza byacu byeze, wongere uduhe kuba abantu bagutunganiye kandi udusobanura ijambo ryawe kubw'izina ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.